Ikaze nanone rero ku ijambo ry'umwimerere, aho dukomeje tuganira ku gitabo nanditse amagambo igihumbi yagufasha gusigasira ubugingo bwawe uko nakijijwe n'ukwizera. Ese ujya ufata umwanya ugasubiza amaso inyuma ukareba ibyiza Imana yagukoreye, ukibuka kugira ngo bigusubizemo imbaraga ukomeze ugire kwizera kw'ejo hazaza. Niyo mpamvu ibyiza Imana igukoreye fata umwanya ubyandike, nibyo byanshoboje, nibyo bishoboje n'uyu munsi. Ibyiza Imana byose yankoreye n'ibyiza muri iki gitabo akaba ariyo magambo ngenda mbasangiza ku bwiza bw'Imana. Subiza amaso inyuma rero urebe ibyiza Imana yagukoreye, ibigeragezo waba unyuramo uyu munsi byose umenye ko bizahita. Kugeza uyu munsi ibigeragezo byose wahuye nabyo warabitsinze. Gihamya nuko uhari kandi ufite ukwizera kw'Imana ko izakomeza kugushoboza. Uyu munsi rero tujya kuganira kuri ibyo bigeragezo ndikubwira. Ibigeragezo bikubayeho byose ntukagire ngo ni igihano cy'Imana, igihano kivuye mu ijuru. Ahubwo yaba washoboraga gushungura, usesengure, urebe ibyo bigeragezo uri kunyuramo, ese birakwigisha iki? Bishungure, urebe, wibaze icyo bikwigisha, kuko ibigeragezo byose tunyuramo biba bidutegurira mu nzira z'imbere zizaza kugira ngo tuzabashe kuzinyuramo nta bibazo dufite nk'ibihe twanyuzemo mu bihe byashize. Ibibazo biraba, abantu bagatakamba bakavuga, Mana kubera iki ngiye, kubera iki. Uwo mwanya biri kuba tuba twibaza ibyo bibazo nk'ibyo, ariko iyo hashize imyaka 5, 10 usubiza amaso mu kavuga ati, Mana biriya bintu wanyujijemo byampaye isomo ry'ubuzima rikomeye ritumye ndaho ndundi we. Ugashima Imana, ugasubiza inyuma amaso kugira ngo urebe ibyiza Imana yagukorera no uyishime. Ikindi nakubwira rero, hitamo Kristo. Ibigeragezo ni byinshi, ibiturangaza ni byinshi hano ku isi, ngaho ibintu, amazu, amamodoka, amafaranga, ibyo byose. Ariko nushaka Kristo ukamwakira ukamwemera, twese duhora turwana nabyo umunsi ku munsi, tukajya mu gakiza tukagumamo, kuko nubona Kristo ukabona agakiza ntawe uzabigukuraho. Ntibizagenda, ntabwo bizakuvaho, ariko iby'isi bishobora kugenda bigashira. Ingero ni nyinshi, murabibona hirya no hino uko bigenda. Umuntu yari atunze, atunganiwe, ukajya kubona birakeye, byose birayoyotse. Niyo mpamvu rero ugomba gushaka Kristo, ugashaka agakiza, kuko muri we byose niho ubiherwa kandi ntawe uzabikuvanaho. Iryo ni isezerano ry'Imana yaduhaye. Dufite gihamya ry'ubuzima tubamo umunsi ku munsi. Iyo wemeye Kristo ukamwakira n'umwami n'umukiza wawe, ukamukunda n'umutima wawe wose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose, byanze bikunze nawe ntazagutererana, ntibibaho kandi ntibikabe. Niyo mpamvu rero dukomeza no tuvuga tuti, abumva ijambo ry'Imana bakarikunda, bakarikurikiza, bakaryubaha, abo nibo bazagirwa umugisha Imana yadusezeranyije iteka ryose. Umva ijambo ry'Imana uryisomere. Niyo mpamvu njya mvuga nti, hano ufite Bibiliya, ufite imyaka ingahe? 20, 30, 40, 50, 70, yewe na 80, 100. Ese wari wafata umunsi n'umwe, cyangwa se ukwezi, cyangwa icyumweru, cyangwa umwaka, uvuge ati, ngiye kubiharira Imana uyu munsi, uyu mwaka, uku kwezi, ubiharira Imana, uvuge ati, reka nshake mu maso y'Imana kugira ngo nanjye nyiyereke, menye ijambo ryayo. Numara kumenya ijambo ryayo, rizagufungura, rikuzemo imbaraga, riguha ubwenge, kuko byanze bikunze iyo usomye ijambo ry'Imana ukaryumva ukarimenya, rirakubohora. Aya rero akaba ari amagambo 3 y'uyu munsi nagira ngo ngusangize. Ibigeragezo bikubayeho ntukijujute, ahubwo urebe isomo bikwigisha. Shaka Kristo, kuko niwe utazakuvaho n'utazakureka. Iby'isi birashira. Noneho kandi uvuga uti, ijambo ry'Imana ni gute nagira inyota yo kwimenya kugira ngo nanjye rimbohore kuri iyi ngo y'isi, y'iby'isi turimo. Ibaze nawe ubitekereze, urebe isi buri munsi n'ibibazo, ubwoba, ariko iyo uri mu ijambo ry'Imana
ukarimenya ukaryumva, bwa bwoba bugenda nka nyomberi, ukaba umuntu ubohotse. Ni ukuri ijambo rirabohora, kandi ukuri kw'ijambo uca mu ziko ntigushye, byanze bikunze kuwufungura amaso kugira ngo ubone iby'ijuru ari byo urangamira aho kurangamira iby'isi. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom. Toda raba, tov meyod.